Bene data bakundwa, dushimye Imana cyane kuri uyu munsi mwiza w'icyumweru duhaye wo kuba tukibasha guteranira mu miryango yacu duhimbaza Imana tuyishima kubwo ibyiza ihora itugirira umunsi ku munsi. Tubahaye rero ikaze abakurikiranye iri teraniro mwateguriwe na EPR Paruwase Kanombe, mwisange kandi mugubwe neza. Ari abakristo bagize iyi paruwase ya Kanombe, hari inshuti zacu zidukurikirana hirya no hino. Imana twese iduhana umugisha kuri iri teraniro, mugubwe neza. Iteraniro ryacu turaritangiza indirimbo y'167 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Dufatanye guhimbaza Imana dutangira iteraniro ryacu muri iyi ndirimbo y'167. Yesu niwe nihishemo yambere y'ubuhungiro, nta cyankura w'amahoro yambere y'ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye yambere y'ubuhungiro. Ku manywa mbere igicucu yambere y'ubuhungiro, ambere itara nijoro yambere y'ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye yambere y'ubuhungiro. Mu mvura mbere ubwugamo yambere y'ubuhungiro, nta nubwo imivine mbana yambere y'ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye yambere y'ubuhungiro. Ntabwo byantera ubwoba yambere y'ubuhungiro, nta mwanzi wese wankanga yambere y'ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye yambere y'ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari yambere y'ubuhungiro, nawe ntazamemukira azambere ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye yambere y'ubuhungiro. Bakristo bavandimwe, twakire indamutso y'umwami wacu Yesu Kristo. Mwakire kandi mwishimire imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu, no ku Mwuka Wera. Amen. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje. Igitondo nk'iki tuguhaye icyubahiro. Uri Imana ikwiye guhabwa icyubahiro Mana, tugushyize hejuru kuko uri Imana yacu. Uri Imana ikomeye, uri Imana yera, uri Imana iri hejuru ya byose. Niyo mpamvu iki gitondo tugushimye kandi tuguhimbaje. Tugushimiye kurinda kwawe gukomeye kwabanye natwe, Uwiteka Imana yacu.
tugushimiye uburyo wabaye mu ruhande rwa buri wese, ubwoko bwawe mwami wabaye mu ruhande rwabwo. Turagushimye kubw'urukundo rwawe kandi turagushimye kubw'imbabazi zawe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Iki gitondo duciye bugufi mwami mwiza, tugushimiye ko utwemereye kuboneka imbere yawe, tugushimiye iteraniro ryiza ry'umugisha uduhaye mwami mwiza, aho abantu bawe bari hirya no hino mu ngo, aho bateraniye kubw'iyi minsi idasanzwe. Turagushimiye yuko ukiduha guterana kwera nubwo ari mu bihe bidasanzwe. Turagushimiye yuko mwami waduteguriye ibihe byiza byo kuba imbere yawe. Tugushimiye ijambo waduteguriye, tugushimiye gahunda yose mwami, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenze rero kugira ngo iri teraniro ribe ry'umugisha. Mana, turi imbere yawe tukugirireho umugisha. Ubwoko bwawe aho buri hirya no hino mu miryango bubonera umugisha imbere yawe mwami. Buri wese uri bukurikire iri teraniro mwami abonera umugisha imbere yawe, agubwe neza mwami ari imbere yawe. Turasenze kugira ngo uganirize imitima yose y'ubwoko bwawe mwami, kugira ngo twumve icyo utubwira kandi kibe ikitugirira umumaro mu gihe nk'iki. Urakoze rero kuko uri Imana nziza, urakoze kuko uri Imana ikomeye, urakoze kuko uri hejuru ya byose, urakoze kuko uri kumwe natwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mana, tubisabye mu izina ryera rya Yesu, amen. Reka dusingize izina ry'Imana yacu dusoma Zaburi 121. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amina. Bakundwa, dufatanye kumva itegeko ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 6. Dusome duhereye ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 34. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Ntimureba ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wakiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibahangayikisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera. Ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda.
kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera guke mwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Nyagasani Mana, uduha imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Bavandimwe, dufatanye gutekereza ku migendere n'imikorere yacu nyuma yo kumva iri tegeko ry'Imana, hanyuma dusenge Imana tuyisaba kutubabarira. Mwami Imana yacu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'ubwiza bwawe. Waraturondoye, uratumenya, kandi uhorana natwe umunsi ku munsi. Uyu mwanya turi imbere y'ubwiza bwawe, tumaze kumva icyo uvugana natwe mu ijambo ryawe, aho tubwira ngo ntitukiganyire, ntitukihebe, ntitugatekereze iby'ejo, kuko byose ari wowe ubigenga. Duciye bugufi Nyagasani, kugira ngo Mwami Imana yacu utubabarire kubwo kwizera kwacu gukeya, utubabarire kubwo kwizera kwacu kudashyitse, utubabarire Nyagasani aho watubonye twiherereye, twiganyira, twiheba. Mana Data wa twese mwiza, tubona yuko ntacyo gukora dufite, tubona yuko twabuze epfo na ruguru. Turi imbere y'ubwiza bwawe, tugusabye kutubabarira Nyagasani Mwami Imana yacu. Dusabye imbabazi zawe kugira ngo zitubonekeho. Dusabye amaraso ya Yesu kugira ngo atweze gukiranirwa kwacu kose. Mu izina rya Yesu, umanukire kubana natwe, kandi umanukire kutugirira neza. Utweze cyane, udutunganye, kandi Mana yacu kumana ikiranuka, uturebana amaso y'imbabazi, kugira ngo tugire kwizera gushyitse. Udufashe mu Nyagasani, ngwino ubane natwe, ngwino ukomeze kutugirira neza, kandi abantu bose bakurikiranye iri teraniro ureka amaraso ya Yesu Kristo ababonekeho, kugira ngo twese duhinduke Mwami Imana yacu abakiranutse mu maso yawe, kandi duhinduke abakwizera. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he? Mubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Bavandimwe, dufatanye twese gutekereza ku mbabazi z'Imana. Iyo twicujije ibyaha twese tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Ubuntu nibwo bwadukijije kuko twizeye. Ibyo ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Mwana wanjye, humura, kwizera kwawe kuragukijije. Nanjye singuciriyeho iteka, genda ntuzongere gukora icyaha. Amen. Umami
Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge, niturangiza dusome ijambo ry'Imana twateguriwe uyu munsi. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, tugushimiye uyu mwanya mwiza waduteguriye, tugushimiye ijambo ryawe waduteguriye uyu munsi. Mana, dusengeye imitima yose igiye kwakira iri jambo. Turasenze kugira ngo Mwami uyitegurire kumva ijambo, uyitegurire kuryakira, uyitegurire Mwami gufashwa naryo. Ijambo ryawe rirera kandi ijambo ryawe ni ukuri. Mana, turasenze kugira ngo uyu mwanya uvugane n'imitima yacu binyuze mu ijambo ryawe waduteguriye, kugira ngo Mwami imitima y'ubwoko bwawe ibashe gufashwa naryo. Turasenze ngo imitima irushye ibone kuruhuka binyuze mu ijambo ryawe. Turasenze ngo imitima yihebye ibone guhumurizwa binyuze mu ijambo ryawe. Turasenze ngo imitima ifite ubwoba, imitima ibabaye, imitima itaguwe neza mu gihe nk'iki ifashirizwe mu ijambo ryawe, ikuremo ihumure kandi abantu bawe bagubwe neza rwose. Mana yacu, dusengeye umukozi wawe wateguye uyu munsi. Turinginze cyane ngo Umwuka Wera mukoreshe ibyo wamuhaye kutugezaho, abashe kubitugezaho, kandi Mwami Imana abashe gufasha imitima y'ubwoko bwawe yose. Urakoze rero Uwiteka Imana igira neza, turagushimye, tukuragije uyu mwanya wose, ngwino uganze kandi utegeke mu izina ryera rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 35 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Ubutayu n'umutarwe bizanezerwa, ikidaturwa kizishima, kirabye uburabyo nka Habasereti. Buzarabya uburabyo bwinshi, buzishimana umunezero n'indirimbo, buzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni. Bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Imana yacu. Mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amavi asukuma. Mubwire abafite imitima itinya muti, mukomere ntimutinye. Dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa. Kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutarwe uzahinduka amasoko. Mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'uruberanya rw'urufunzo, kandi hazabayo inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba. Ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Reka dukomeze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, mu gice cya 14 umurongo wa 22 tugeze ku wa 36. Kadusome. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya, amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda, azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine.
ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ni jyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe untegeke nza aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera gukewe, ni iki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Nuko bamaze gufata hakurya bagera imusozi mu gihugu cy'i Genezareti. Abaho baramumenya, batuma muri icyo gihugu cyose bamuzanira abarwayi bose, baramwinginga ngo bakore ku nshunda z'umwenda we gusa, abazikozeho bose barakira. Bakristo bavandimwe, nitwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data bakundwa, ndanezerewe cyane kuko Imana impaye umwanya wo kugira ngo tuganire namwe ku ijambo ry'Imana, kandi ndashima Imana namwe ku bwanyu mubashije gukurikirana iri teraniro aho mwerereye hirya no hino hatandukanye mu miryango yacu, kubwo gukomeza gufatanyiriza hamwe kwirinda turinda ubuzima bwacu muri iki gihe isi ndetse n'igihugu cyacu twagezweho n'iki cyorezo cya coronavirus. Mbahaye rero ikaze kandi Imana iduhana umugisha muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ntekereza kuri aya magambo y'Imana bamaze kudusomera mu gitabo cya Yesaya gice cya 35 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10, ndetse n'aya magambo yo mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 14 umurongo wa 22 kugeza ku wa 36. Nagize gutekereza cyane, nagize kwibaza byinshi muri iki gihe cya none, imibereho y'abantu muri rusange, haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hirya no hino ku isi, kubwo ibihe turimo, kubw'iki cyorezo, kubw'ibiza tugenda twumva hirya no hino bihitana ubuzima bwa benshi. Ibyo byose bituma abantu bahungabana. Rimwe na rimwe niyo urebye ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp, aho abantu bahurira bakaganira, ko abantu bavugana kuri za telefone, abantu bahurira hirya no hino mu masoko, kuko abantu bakibasha kujyayo, abantu barahahurira ariko ukumva umuntu arabwira undi ngo ntago byoroshye, umuntu akabwira undi ngo ntago bazi iherezo ry'iki kintu. Bigaragaza ko abantu bahungabanye, bigaragaza ko abantu bafite ubwoba, bigaragaza ko abantu bafite agahinda, bigaragaza ko abantu harimo abatakaje ibyiringiro. Bene data, iyo umuntu afite ubwoba, umubiri we urangwa no gucika intege, umutima we ugahagarara cyane, amaboko rimwe na rimwe agatitira agacika intege. Ubwoba bushobora gutuma umuntu adakora neza inshingano yagombaga kuzuza. Ubwoba butera kwigunga, kwiheba ndetse no kutizera. Ibyo byose nibyo abantu muri iki gihe bari gucamo, aho umubyeyi avuga ati ko akazi kahagaze, ibyo nakoraga bihagaze, ko bitari kugenda, ese mu kwa 9 aho ntihagera minerivare z'abanyeshuri nzazikura hehe? Ntekereza kuri ibyo, bene data, nifuje ko aya magambo badusomeye ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya
ndetse n'ayo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, tuyigaho tuyaganiraho, ariko twifashishije insanganyamatsiko igira iti hanga Imana amaso kuko gutabarwa kuzuye niyo guturukaho. Hanga Imana amaso kuko ibisubizo by'ibibazo twibaza kandi birambye biboneka ku Mana yonyine. Amagambo tumaze gusomerwa ni ubuhanuzi bwa Yesaya yahanuriraga ubwoko bwa Isiraheli bwari mu gihe gikomeye cy'ubunyage. Bwari bufite ubwoba ndetse bwari bucitse intege kubera ibibazo bwari bufite, kubera ibibazo bagendaga bahura nabyo mu mibereho yabo ya buri munsi mu bunyage. Yabahanuriye abasaba kugira ibyiringiro ko bagiye kugira ibyishimo ndetse n'ubuzima bwiza Imana igiye kubaha nyuma yo gusubira mu gihugu cy'iwabo. Yesaya ahanura aya magambo, Abisiraheli bari mu buretwa bakoreshwaga n'Abasiriya. Nta mahoro bari bafite muri icyo gihugu. Yesaya arababwira ko bazasubira mu gihugu cyabo. Yesaya arabasobanurira neza, arabahanurira, arababwira ko bazasubira mu gihugu cyabo, bazagira ibyishimo n'umunezero, bazaririmba kandi bazahabwa ubwiza bw'i Lebanoni, umusozi mwiza wo muri Palestina na Karumeli ukora ku nyanja ufite ubwiza, kubera umugambi mwiza Imana ifitiye abantu bayo. Yesaya arasaba Abisiraheli gukomeza amaboko atentebutse. Murongo wa 3, Yesaya arababwira ngo mukomeze amaboko atentebutse kandi mukomeze n'amavi asukuma. Ibyo nibyo Imana ibwira Yesaya kubwira Abisiraheli, ngo bakomeze amaboko atentebutse, bakomeze amavi asukuma. Umurongo wa 4 arababwira kandi ngo mubwire abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Bavandimwe, ngayo amagambo Imana yahaye Yesaya kubwira Abisiraheli. Yesaya kandi arabwira Abisiraheli ko gutabarwa kwabo kuzamera nk'amazi atemba adudubiza mu butayu, ndetse ngo nk'imigezi itemba mu kidaturwa. Ubutumwa bwa Yesaya burahamya ko Imana igiye kuzanira cyangwa se kuremera ubuzima, kuzanira gukira ndetse n'imibereho myiza ku bantu bayo. Nubwo ariko Imana igaragaza gukira ndetse no kuzana amahoro kuri ubu bwoko bwayo, ntago ari ibyo gusa, izanihorera ku batayubaha ngo bayumvire. Icyizere Imana isezeranya Abisiraheli cyo kubacungura kiri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere no gusubira mu gihugu cy'iwabo, bakongera kugira umunezero, bakongera kugira umutekano, umuryango ukongera kuba hamwe, bakagira umwanya wo kuganira ndetse bakongera no kugira umwanya wo gupanga imishinga y'ibyo bazageraho. Icyizere Imana yongera kubasezeranya cya kabiri ni ukohereza umucunguzi ari we Yesu Kristo, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 14. Bene data, biragorana kuba Kristo, kwizera Imana no kwihangana mu gihe bafite ubwoba, mu gihe bafite imibabaro, mu gihe bafite akarengane, mu gihe bafite agahinda ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye umuntu agenda ahura nabyo mu buzima. Ariko Imana igihe nk'iki iratubwira amagambo y'ihumure, iratubwira amagambo adukomeza, iratubwira amagambo adufasha. Imana ishaka ko twizera ijambo ryayo, Imana ishaka ko dukomezanya muri iki gihe. Amaboko ya benshi aratentebutse, abantu benshi bafite ubwoba, ariko Imana iravuga ngo mukomeze amaboko atentebutse. Kandi Imana iravuga ngo habeho no gukomeza amavi asukuma, kubera ko ibibazo bitandukanye bitumye abantu batinya, bagatekereza ejo hazaza, bagatekereza ejo bizagenda gute, bigatuma abantu batinya imibereho yabo, bakayibazaho, bigatuma bagira ubwoba. Aho niho Imana ivugana natwe twese bavandimwe, kugira ngo dukomezanye, dukomeze amaboko atentebutse, dukomeze amavi asukuma, kandi tubwire n'abantu bafite imitima itinya tuti nimukomere, Imana iri mu ruhande rwacu.
Imana iratanga isezerano ryo gukira, iratanga isezerano ryo gukira ku gihugu, iratanga isezerano ryo gukira ku bantu, iratanga isezerano ryo gukira ku nyamaswa, Imana iratanga isezerano ryo gukira ku bimera n'ubutaka. Ibyo byose bizahabwa ubuzima bushya, ibyo byose bizongera kugira imibereho mishyashya. Imana iratanga ibyishimo, iratanga amahoro, iratanga gukira, kandi iratanga n'ibyiringiro. Bene data, ntacyo dukwiriye gutinya, ntabwo dukwiriye kwiheba nk'abantu tutizeye Yesu Kristo. Reka gutinya, kuko ejo hacu hari mu biganza by'Imana. Ejo hanjye nawe, ejo h'umuryango wawe, ejo ho kwiga kw'abana, ejo h'imibereho hari mu biganza by'Imana. Nibyo koko turi mu isi yuzuyemo ibibazo bitandukanye, turi mu isi yuzuyemo ibyorezo, turi mu isi yuzuyemo ibiza, turi mu isi yuzuyemo inzara, turi mu isi yuzuyemo kurumba k'ubutaka rimwe na rimwe, mu isi yuzuyemo ubukene, uburwayi. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo twe gutinya, kuko ejo hacu hari mu biganza by'Imana. Birashoboka ko wakurikiranira iteraniro wari wihebye, wari ufite ubwoba, wari ucitse intege, ariko Imana iravugana natwe aya magambo ngo twe gutinya, dukomere, kuko iri mu ruhande rwacu. Yesaya aratwibutsa ko imbaraga z'Imana arizo zizana ubuzima aho butari, arizo zizana ibyishimo ahari umubabaro, ahari ukwiheba, arizo zizana ibyiringiro aho umuntu yaracitse intege. Yesaya aragaragaza ko ubutayu bugiye kuba paradizo. Yesaya arahamya neza ko Imana ariyo ibasha kunyuranya ibihe. Yesaya arahamya gukira kw'ibyaremwe byose, kw'ibiri ku isi. Arahamya gukira kw'igihugu, gukira kw'ubutaka, gukira kw'ibimera ndetse n'abantu. Bavandimwe, duhanga amaso Imana, kuko ibyiringiro, ubuzima bwuzuye, gutabarwa kuzuye kubonerwa mu Mana ishobora byose. Umurongo wa 10 uragira uti abacunguwe n'Uwiteka bazagera i Siyoni, baririmbe, bagira ibyishimo bihoraho, kandi bizahora kuri bo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, mu Mana harimo imbaraga zo guhindura ibihe, harimo imbaraga zo gutanga ibyiringiro n'ibyishimo, harimo imbaraga zo kunyuranya ibihe by'agahinda ikaturemera ibihe by'umunezero. Niyo mpamvu Yesaya avuga ngo abacunguwe n'Uwiteka, abo ngabo ngo bazagera i Siyoni baririmba, bishimye, batera hejuru, bavuga gukomera kw'Imana, kuko umubabaro no gusuhuza umutima bizaba byamaze guhunga. Ibyo nibyo Yesaya abwira Abisiraheli, ibyo nibyo natwe Imana itubwira muri iki gihe cya none, kuko izo mbaraga z'Imana n'uyu munsi ziracyariho. Izo mbaraga zakuye Abisiraheli mu buhungiro uyu munsi zirakomeye, uyu munsi ziracyariho, uyu munsi ziracyakomeje, uyu munsi iracyari Imana yacu. Birashoboka ko nawe waba uri mu bunyage bw'agahinda, waba uri mu bunyage bw'intimba, waba uri mu bunyage bwo kwiheba, waba uri mu bunyage butandukanye. Ndetse n'iyi minsi turimo, ibi bihe turimo, bikaba byaragufasheho ijambo ukamera nk'umuntu uri mu bunyage. Ariko Imana yafashije Abisiraheli ikabakura mu buhungiro. Iyi ngiyi ivuga ngo abacunguwe bazagera i Siyoni baririmba, bafite ibyishimo, banezerewe. Iyo Mana niyo iri kumwe natwe, niyo itubwira ngo dukomeze amaboko atentebutse, dukomeze amavi asukuma, kandi ikatubwira ngo duhumure, twe gutinya. Iyi Mana kandi niyo yagiye ibagirira neza, yongera kubaha umunezero. Abari mu butayu bw'ibigeragezo bitandukanye babasha kubisohokamo. Natwe bavandimwe, izi mbaraga z'Imana nizo zo kudukura mu butayu, zo kudukura mu bunyage butandukanye, kugira ngo tubashe kubisohokamo. Bene data, ntago byumvikanaga ko umukiza yavukira mu muryango uciriritse, umuryango w'umubaji ndetse usuzuguritse. Ariko Imana yagaragaje urukundo rwayo rutigeze kubaho kuva isi yaremwa. Mwene data, komera, Yesu aragukunda. Muri iki gihe isi yugarijwe n'urujijo kubera coronavirus, kubera agahinda, kubera nta munezero, kubera ibiza, makuru twumva hirya no hino, ibyo byose bikaba byatera umuntu ubwoba. Ariko ndakubwira ngo hanga amaso, Imana niyo gutabarwa kuzuye guturukaho, kuko Imana igufitiye inkuru nziza y'uko iri kumwe nawe.
Mu gice twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 14 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 36 kiragaragaza ibitangaza Yesu yakoze. Mu gihe yari amaze guhaza abantu 5,000 yasabye abigishwa be ko bajya mu bwato nabo bakajya kurya kugira ngo asezerere abantu. Amaze kubasezerera, Yesu yazamutse umusozi ajya gusenga, ariko ku ruhande rw'abigishwa ubwato bari barimo buhura n'umuraba uterwa n'umuyaga wari uturutse imbere. Bene data bavandimwe, ubuzima bwacu nabwo bwuzuyemo imiraba myinshi, bwuzuyemo imiraba y'inzara, bwuzuyemo imiraba y'ibiza bitwara ubuzima bwa benshi, byuzuyemo imiraba y'ibyorezo bitandukanye, byuzuyemo imiraba y'indwara zidakira, byuzuyemo imiraba y'ibibazo byo mu muryango kuri bamwe na bamwe, byuzuyemo imiraba y'ubukene ndetse no guhomba. Uyu muraba wari mwinshi mu nyanja, abigishwa birabakomerera babura aho berekeza. Nuko Yesu aza aho bari mu nkoko mu gitondo agenda n'amaguru hejuru y'inyanja. Baramuyoberwa bagira ngo ni umuzimu, ariko uwo mwanya Yesu avugana na bati, nimuhumure ni jyewe mwitinya. Icyampa mwene data uyu munsi nawe Yesu ukamuhanga amaso mu miraba uri kugenda ukomeza uhura nayo, ukitabaza Yesu. Yesu niwe wenyine ubasha guturisha imiraba, ni Yesu wenyine uhumuriza imitima y'abantu bababaye. Yesu mu bigeragezo byacu aba hari, kandi akenshi arabikoresha kugira ngo agaragaze gukomera kwe. Yesu amaze kuvuga ko ari we kandi ko badakwiye gutinya, Petero aramusubiza ati, niba ari wowe mwami untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Yesu aramubwira ati ngwino. Maze Petero ava mu bwato agendera hejuru asanga Yesu, ariko abonye umuyaga ari mwinshi atangiye kurengerwa arataka ati, Yesu nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ngo yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Bene data, Petero ntiyari gushobora kugenda hejuru y'inyanja kubwe, ariko kuko Yesu abitegetse aragenda, kandi ageze hagati mu rugendo umuyaga ubaye mwinshi agiye kurengerwa arataka ati, databuja nkiza. Yesu arambura ukuboko aramufata, barambuka bajya mu bwato maze umuyaga uratuza. Haleluya. Mwene data, mu rugendo rwawe rw'ubuzima wowe uri gutabaza ndi, mu bigeragezo uhura nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi utabaza ndi, uhamagara ndi. Bene data, iyo twizeye Imana dukora n'ibyo tutashoboraga gukora. Ibigeragezo bitwugarije Yesu arabidetambutsa tukabinyuramo dushima Imana. Yesu amaze kugera mu bwato umuraba waratuje, abigishwa baranezerwa barishima ndetse baramupfukamira. Aho Yesu yageze amahoro araboneka, aho Yesu yageze ibigeragezo birahagarara, aho Yesu yageze ubwoba burahunga, aho Yesu yageze amakuba arahagarara, abantu bakanezerwa ndetse bagashimira Imana. Yesu mwemerere mugendane mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi uwo bagendanye nta murekura, uwo bagendanye yahuye n'amakuba aramufata, uwo bagendanye yahuye n'ibigeragezo amuramburira ukuboko akamukomeza, akandi akamukiza ibimugoye. Mbese ujya wibuka gushimira Imana kubw'amahoro yaguhaye? Ese ujya wibuka kubaha Imana no kuyicira bugufi kubw'imirimo n'ibitangaza igukorera? Ababigishwa ba Yesu batubere urugero, abigishwa ba Yesu batubere urugero dukwiriye gukurikiza, kuko ngo amaze kubakiza umuraba ngo baramupfukamira ndetse bahamya ko ari umwana w'Imana. Mbese ujya wibuka guhamya Imana kubera imirimo igukorera? Imana itugirire neza. Yesu n'abigishwa bamaze gufata hakurya bavuye mu bwato bageze ku musozi mu gihugu cy'i Genazareti, ngo abaho baramumenye, barangije bamuzanira ngo abarwayi bose ngo
bakore ku nshunda z'imyenda ye kugira ngo babashe gukira, kandi koko ngo abazikozeho babashije gukira. Aka gace ka Genezareti ni agace gaherereye muri Galilaya, gafite kurumbuka, gafite ubutaka bwiza, gafite n'ubukungu, ariko kakaba agace karimo abarwayi benshi ndetse ngo batashoboraga no kuva ku mariri yabo kuko bari barwaye cyane. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 6 umurongo wa 54 kugeza ku wa 55, hatubwira ko abo bantu ngo batashoboraga kuva ku mariri yabo kubera uburwayi bari bafite. Bene data, ubuzima n'uruvange rw'ibyiza n'ibibazo, kuko aba bantu b'i Genezareti bari bafite ubutunzi, bari bafite ubutaka bwiza nk'uko twabivuze, ariko kandi ngo bakagira ngo n'abarwayi benshi, ngo habaga hari abarwayi benshi ngo badashobora no kuva ku mariri yabo kubera uburwayi. Ibi bigaragaza yuko ubuzima ari uruvange rw'ibyiza n'ibibi, bigaragaza yuko ubuzima ari uruvange rw'umunezero n'ibibazo n'agahinda. Ushobora kuba ufite ibigutunga, ufite amafaranga, ariko ukaba nta mahoro ufite uburwayi bwanze gukira, ufite agahinda uterwa n'umuryango wawe cyangwa se abaturanyi. Uyu munsi ndakwinginga ngo wemerere Yesu agere iwawe kugira ngo aguhe amahoro yuzuye. Uyu munsi ndakwinginga kugira ngo uhange amaso Imana, kuko ibyiringiro byuzuye, ihumure ryuzuye rituruka ku Mana. Muri iyi minsi ya none, aho isi ndetse n'igihugu cyacu byugarijwe n'icyorezo cya coronavirusi, hari ingamba zigenda zifatwa kugira ngo abantu babashe kukirinda. Hano mu gihugu cyacu baratubwira bati muramara ibyumweru 2 twubahiriza aya mabwiriza yo kuguma mu rugo kugira ngo dukumire iki cyorezo. Hanyuma ya tariki baduhaye abantu tukaba ariyo duhanga amaso tukayitumbira, ya tariki batubwiye ko uwo munsi dushobora kuzasohoka cyangwa se bazatugeza handi mabwiriza, abantu tukayitumbira tukayihanga amaso, tukaba ariyo dutegereje, tukubahiriza amabwiriza ariko dutegereje iyo tariki ariyo duhanze amaso. Abantu bibaza ngo izagera ryari. Narebye ejo bundi ku itariki ya 30, abantu bamwe ntago baryamye ngo bategereje kumva ngo imyanzuro, ngo kuko ngo itariki yabageze, kuko umunsi bababwiye wageze. Ariko bene data, ntago ari itariki, ntabwo ari umunsi dukwiye guhanga amaso, ntabwo ari igihe dukwiye guhanga amaso, ahubwo dukwiye guhanga amaso nyir'ibihe, kuko niwe unyuranye ibihe kandi niwe ufite icyo gukora kuri ibi byose biduhangayikishije. Nubwo aba baturage b'i Genezareti bajyanye abarwayi babo, ntabwo bari barigeze bamenya Yesu, ahubwo bari baragiye bamwumva ako yagiye akora ibitangaza i Nazareti, uko yakoze ibitangaza i Kaperinawumu ndetse no mu tundi duce yagiye akoramo ibitangaza. Nuko bagiye bamwumva, bo ntago bari bamuzi, ariko ngo Yesu ngo hageze baramumenya, kandi bihutira kuzana ibibazo byabo, bihutira kuzana abarwayi bafite, bihutira kugenda babageza kuri Kristo, hanyuma ngo bakore ku nshunda y'imyenda ye, hanyuma ngo babashe gukira. Bene data, icyamu uyu munsi ukamenya Yesu nk'abo baturage b'i Nazareti, ukamenya ukwiye guhanga amaso, utayahanze ku bihe, utayahanze ku muntu, ahubwo ukayahanga ku Mana yaturemye twese. Icyampa ukamenya ko Yesu Kristo yaje kugukiza uburetwa bw'ibigeragezo, yaje kugukiza kurimbuka kubera ibyaha, maze ukamwakira. Mwakire, umutumbire mu bigeragezo byawe ari kumwe nawe. Mwakire mu mutima wawe kugira ngo agukize, muture ibikuruhije, muture ibikuremereye kugira ngo akugirire neza. Mwakire Yesu Kristo mu muryango wawe, umuture ibikuremereye kugira ngo abaruhure. Bene data, Imana yacu ntikangwa n'imiraba, ntikangwa n'imiyaga myinshi, ahubwo Imana yacu ihora itubereye maso, ihora iri mu ruhande rwacu. Niyo mpamvu Yesaya abwira Abisiraheli ku murongo wa 4 ngo mubwire abafite imitima itinya, mukomere kandi mwitinya. Ni Imana yacu iduhumuriza, ni Imana yacu itubwira ngo twe gutinya, ni Imana yacu itubwira ngo dukomere. Tuyihanga amaso, niyo yo kutugirira neza, tuyihanga amaso, niyo yo kutubera byose. Mwene data, ndifuza kukwibutsa ko gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu Kristo.
ndifuza kukubwira ko nta handi wakura imbaraga, nta handi wakura ubushobozi bwo gukomeza urugendo. Ndifuza kukubwira ko Yesu Kristo ari we wenyine ukomeza amaboko atentebutse. Yesu Kristo ari we wenyine ukomeza amava asukuma. Yakomeje Petero arimo agenda hejuru y'inyanja, abonye umuyaga umaze kuba mwinshi, arahari kugira ngo nawe agukomeze. Yesaya arahanurira Abisiraheli ko bazasubira mu gihugu cyabo kandi bagasubirana y'umunezero wabo nk'uwa mbere. Yesaya aragaragaza neza ko bazongera kugira ibihe byabo bya mbere by'umunezero, by'ibyishimo, by'umutekano. Yesaya aragaragariza Abisiraheli ko Imana iri kumwe nabo. Uwo munezero nta wundi ubutanga, ni Yesu uhagarika imiraba n'imiyaga abantu bagenda bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni Yesu wenyine ufata amaboko atentebutse akayakomeza. Mwene data nsoza, ndifuza kukwibutsa ko gutabarwa kwacu kwabonetse. Yesaya arahanurira Abisiraheli ababwira ko bazasubira mu gihugu cyabo kandi bagasubirana ibihe byiza byabo bya mbere, ibihe by'umunezero, ibihe by'ibyishimo, ibihe by'ibyiringiro, ibihe by'amahoro nk'uko babihoranye mbere y'uko bajya mu bunyage. Uwo munezero nta wundi uwutanga, ni Yesu uhagarika imiraba n'imiyaga abantu bahura nabyo mu buzima. Ni Yesu Kristo wenyine ufata amaboko atentebutse akayakomeza ku bantu bari bacitse intege mu rugendo maze bagakomeza. Ni Yesu ukomeza amava asukuma abantu bakabasha gukomeza urugendo. Ni Yesu usubiza ibibazo sosiyete yaburiye ibisubizo, hari mu burwayi nk'uko yabikoze i Genazareti. Tumuhanga amaso umunsi ku munsi, ari kumwe natwe, kuko gutabarwa kuzuye kubonerwa muri Yesu. Amen. Dusenga Imana. Mana yera, Mana y'imbabazi n'urukundo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kubanye natwe, Mwami Imana yacu, ukavugana natwe muri aya magambo. Data wa twese mwiza, twibutsa ko dukwiye kuguhanga amaso, twibutsa ko Mwami Imana yacu imbaraga zacu zishobora gushira, twibutsa ko Mwami Imana yacu bavandimwe bacu hari icyo badashobora gukora, twibutsa ko Mwami Imana yacu abakomeye mu buzima bwacu hari icyo badashobora gukora. Bityo Data wa twese mwiza, ukatwibutsa ko dukwiye kuguhanga amaso, kuko gutabarwa kuzuye ariho guturuka. Turagushimye kuri muri uyu mwanya, kandi Data wa twese mwiza, iri jambo komeze kuri dusobanurira, kugira ngo Mwami Imana yacu mu bihe by'umunezero ntitwibagirwe kuguhanga amaso, mu bihe by'akaga duhore tugutumbiriye. Uri mu ruhande rwacu kandi tuzi neza ko witeguye kutugirira neza. Nyemerera Mwami abantu bose bakurikiranye iri teraniro bagakurikiranira ijambo, Data wa twese mwiza, ubane nabo, kandi Mwami Imana yacu ubahugure, ube mu ruhande rwabo, kugira ngo baguhanga amaso umunsi ku munsi. Aho guhanga amaso ku bihe, ahubwo tuyaguhange nk'Imana nyiribihe. Aho guhanga amaso ku bifatika, kuko ureba n'ibidafatika. Mwami Imana yacu, duhore tuguhanze amaso, kuko gutabarwa kuzuye dusobanura neza ko ari wowe gutanga. Data wa twese mwiza, turagushimye kubw'uyu mwanya. Data mwiza, uvuganyemo natwe, ngaho komeza kutugirira neza, kandi udushoboze kuguhanga amaso igihe cyose. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Ushobewe utabona inzira, umuri Imana
bene data dufatanye guhamya ukwizera kwacu nk'abakristo. Nizeye Imana data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye na Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamurwa mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashira. Amen. Bavandimwe, tugeze ku musozo w'iteraniro. Wagira ngo mbere ya byose tubashimire kubwo gukurikirana iteraniro, bwo kubana natwe aho muri hirya no hino. Imana ishimwe cyane ku bwanyu kandi Imana ibaha umugisha. Turagira ngo kandi twibukiranye ko dukwiye gukomeza gufatanya n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, twubahiriza amabwiriza baduha mu rwego rwo kwirinda gukomeza gukwirakwiza iki cyorezo cya coronavirus. Kandi dukomeze gufata umwanya wo gusenga, kugira ibihe byiza byo gusenga mu muryango wacu, kugira ngo dusabe Imana kuramburira ukuboko abatuye isi, igihugu cyacu, iki cyorezo kibashe guhagarara, hanyuma dusubire mu buzima bwacu busanzwe. Reka rero dusenga Imana dusoza iteraniro, hanyuma nitumara gusenga dusengera ibyifuzo, tuze gufata umwanya wo gufatanya gusenga isengesho umwami wacu Yesu Kristo. Niturangiza twisabira umugisha w'Imana. Nyagasani data wa twese, Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, turagushimye cyane Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ubuntu bwawe buhoraho wabanye natwe. Twabonye kugira neza kwawe mu minsi itambutse ubuzima bwacu. Turagushimye ko wabanye natwe muri iri teraniro ryera, izina ryawe nirishimwe. Turagushimye ku bwa gahunda zose zakorewe muri iri teraniro. Turagushimye ku ijambo ryawe Mwami Imana yacu, wongeye kutubwira ngo nituguhanga amaso, ndetse ukaduhamiriza yuko ihumure ryuzuye, gutabarwa kuzuye kubonerwa muri wowe. Nyagasani turagushimye, izina ryawe nirihabwa icyubahiro data. Uyu mwanya rero turi imbere y'ubwiza bwawe, tuzirikanya abacu barwaye bari hirya no hino, kugira ngo Mwami Imana yacu bagirire neza, ari abarwaye indwara zisanzwe, ari abamaze kwandura kino cyorezo cya coronavirus bari hirya no hino, ari abanyarwanda, ari abari hirya data wa twese mwiza y'igihugu cy'u Rwanda. Mwami Imana turasenze kugira ngo bose ubagirire neza, kandi bose ubatabare, ubaramburire ikiganza cyawe, ubaramburire ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bakize, bityo abantu babusheho gushima izina ryawe. Uyu mwanya dusengeye Mwami Imana yacu, natwe abataracyandura, kugira ngo tugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ubudahangarwa bwawe butubeho, amaraso ya Yesu atugote mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami Imana yacu dusengeye data wa twese mwiza, abamaze kubura ababo mu izina rya Yesu, kugira ngo bagirire neza, ubahe kwihangana, ubahe gukomera, ubahumurize. Niwo ubasha guhumuriza imitima ibabaye, niwo ubasha gukomeza imitima data wa twese mwiza yacitse intege, niwo ubasha gufata umuntu ukamuteza intambwe. Nyagasani turagusabye kugira ngo bagirire neza, ubahe kwihangana, kandi ubakomeze Mwami Imana yacu. Data wa twese mwiza, dusengeye n'imiryango Mwami Imana ikomeje kubura abayo muri iki gihe kubera ikiza cy'imvura. Turasenze Nyagasani kugira ngo bahumurize nabo biteho, kandi Mwami Imana yacu uramburire ukuboko guhagarika ibintu byose byatuma abantu babura ubuzima. Data urakoze Mwami, komeza kurinda igihugu cyacu, giha amahoro n'umutekano, kandi ukomeze guha umugisha ubuyobozi bwacu bw'igihugu mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze kubana nabwo, ukomeze kubagirira neza Mwami Imana yacu, kugira ngo data wa twese mwiza tubagirireho umugisha Mwami. Natwe dusengeye kandi uyu mwanya abaganga bari gufasha abarwayi bari hirya no hino, kugira ngo bagirire neza Mwami Imana yacu, bahe ubuzima, kugira ngo data wa twese mwiza bashobore gufasha abarwayi, kandi Mwami Imana ubarinde kwandura, kugira ngo nabwo data wa twese mwiza abantu bashobore kubona abantu babitaho babafasha umunsi ku munsi, kandi abaganga ubahe umugisha
umugisha nyagasani, ubahe umugisha, ubahe gukomera, ubahe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, komeza kubana n'abantu bari hirya no hino mu miryango yabo, data wa twese mwiza, kugira ngo ukomeze kubahumuriza kandi ukomeze kubagirira neza, ukomeze kubabera Imana, ukomeze kubabera umutabazi, ukomeze kuba mu ruhande rwa buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, urakoze kuko ushoboye byose, nta kirabasha kurogoya umugambi wawe. Ramburira ukuboko kwawe abatuye isi, ramburira ukuboko kwawe data wa twese mwiza, abantu bose kugira ngo basubire mu buzima busanzwe. Urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, urakoze kuko udukunda, urakoze kuko uri umukiza wacu Mwami Imana yacu. Urakoze kuko data wa twese mwiza, uhereye kera kose uri Imana kandi uzahora uri Imana. Niyo mpamvu tukwiragije no mu buzima bwacu bwa buri munsi, data wa twese mwiza, kugira ngo ukomeze kugendana natwe. Ngaho komeza kudufasha. Turagushimye ko tugeze kuri uyu musozo w'iri teraniro, turagusabye kugira ngo n'ubundi ukomeze kubana natwe kandi ukomeze kuduha amahoro n'umugisha mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu, amen. Dufatanye isengesho ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe turabitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Bakristo bavandimwe, twisabire umugisha w'Imana. Amahoro y'Imana aruta uko yamenywa n'abantu, arinde imibiri yanyu, imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, abirindire mu mwana wa Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu, amen. Mukomeze kugira icyumweru cyiza.